ame soldier, ndi umusirikare. Navukiye kurinda igihugu cyanjye no gusigasira amahoro mu gihugu cyambyaye. harya ngo urya ibyo ndi nanzoka ataka akundaza kubereka njyewe rero akambabwiza ukuri ntimuri abana banjye murabizi nta n'icyo mpfana namwe ni nayo mpamvu mutagomba gukina n'imbaraga zanyu. nifuzaga ko hano wanyu bikunze muri minsi mikeya ashaka ko ariko ufite urugo cyangwa warahunze sha urayibuka usigaye nanjye gufata ibindi mwana se nini simbizi kwinjira mu cyumba nta komanzi ntavuze yise agenda sinzi kabisa simwe wanyu se bari mwene wacu se bimuhereza uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba cyanjye ngo winjira mu isoko ndetse njye kubonana nawe. meze uteze ndashima uzindukiye muri siporo aravuga cyane gukora utuntu ushaka kujya muri neza Gael bafande ni ibi bagushyizeho shaka akazi dukora karakomeye kabisa ntabwo njya muri biriya birara utameze gutya Muriraho ikintu cyagiye hano hano mu mugongo nawe basigira hasi ko nta kantu mbona se manuka hasi ntabwo uri kukibona wowe nyine hehe hano mushya manuka hasi ariko kukibona se abantu bari nawe gira bagira mu biki makuru meza cyane sawa rero uzimukiye kugira ngo tuganeho gakeya mpite ngenda nanjye afite ibintu byinshi ngiye gukora ni ukuvuga rero ikintu gitumye nzinduka kuza kukureba hano ni uko ugomba kuba stand by ejo afande ashobora kuba azaba ari hano kuri headquarters kandi mfite amakuru y'uko ashobora kuzazenguruka aho tuba no mu ngo zacu atangiye kudusura kandi yes ikiba kigendeye ni ukugira amenye muri quartier uko wagezemo uko witwaye uko biba bimeze ikibazo afande yagusuye koza ibintu byinshi biri life bitari muri job zacu nta kibazo
urakoze ngagera gusubira kamutinyira reka mutinyira nta kibazo no kurya ngazanye cyane mushyira mu kintu cyamwere shyira mu kintu kibazo zamanze musanga gake tuza sibyo rero ngazanye isuje kumenyereza ibisigo ndashaka kwereka ko nawe ukaryana nta kibazo nyine ashinzwe kumenya ubuzima bwa buri muntu wese wahawe ikibari akajya muri sosiyete yo hanze akamenya uko yitwara kugira amenye niba ikinyabupfura mwari mufite mu kigo aricyo mwajyanye hanze ubwo rero ugomba kuba stand by ushobora ejo kuza kujya bagutunguye bitunguranye urumva zere ko nta yindi dosiye yindi ufite John uretse ibibazo byanyu mufite uzi ndakeka nta kintu mufitanye n'abaturage bo hanze mbana nabo neza sinitsinda ngo urwane ikibazo mufitanye n'abaturage kikaze mwana kikaze neza kandi urakoze cyane ntabwo karyana just kakurumye hano akira gafatire nta kibazo tuza sibyo ngambwe nsana turebe ngira ukitara ugateganya bitya sara nta kintu gutwaye hari ikibazo fata ku mudegi n'umudegi wako wagatinze wagatinze okay kizi kakubaza se kakubaje gongo kakurumye ngagenda ushyira mu muti kirashaka kabaza nyine karero gasiga ngakira kajyana gafite ikibazo Karibuni. Na Jean John yambwiye ngo ufite ikibazo sinzi niba ari ikihe kibazo. Afande munatobera ntabwo tugiye tuza kuripotinga ibibazo byatubayeho ariko ni ibibazo bya famiye yanjye ni ibibazo bya famiye yanjye tuba mu butumwa ndatashye ngeze mu rugo nsanga madamu aryamanye n'undi mugabo Judy Kunan Baruri kukora kucara Ndi guhata ibirayi. Baruri guhata ibirayi Zamuniza ndashiteye Ese ntibaze Usi umusego wambaye Si umwenda w'umusego wambaye muri uwo mutwaro Aho kuki wigira nk'umwana kandi ukuze Ubu wabuze ikindi kintu ushyira mu mutwe ugiye gushyiramo icyo gitambaro Wibagirwa se ko ugomba kwambara ibitambaro Kuramo gira Kuramo uwo mwenda w'umusego wari uwo waguze Kuramo nyine ndavuze ngo kuramo kwihangana byarananiye urabizi ko twagiye rwonyekora ubukwe
mu gusanga ari madamu wanjye aryamanye n'undi mugabo sinabyakiriye neza kugeza ubwo numvaga nagisha gukomeza kumubona nanze gukora ikosa ryo kugira icyo nakora kuri abo bantu babiri ari madamu ndetse n'umuhungu mva mu rugo ndagenda kugeza ubu n'ibyo bibazo ndimo ibyo bibazo ndi gucamo ntabwo ari ikibazo cyoroshye iki ni ikibazo gikomeye koko ariko ni byiza ko wabyitwayemo neza byitwayemo neza ukoresheje disipurine ya gisirikare igafata ndabigushimiye cyane kuko iyo yaza kuba undi muntu aba yarakoze n'ikintu kibi cyanze ngigukuremo mukuranemo n'ubwonko umuntu muzima w'inkumi nkawe ugafata igitambaro cy'umusego abantu baryamaho ukajya kugishyira mu mutwe ndakubwiye ngo uvanamo wayifuza ariko nta nubwo ufite uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ngo ujye kubikoresha ibyo ni byo byatuma udakuramo ese nkubaze ukora akahe kazi katari ako gukora imirimo yo muri uru rugo uricuruza abagabo baza muri uru rugo iyo bagiye urabakurikira none amafaranga yo gukoresha imisatsi nizo nzabiyakurahe warasevinze wowe n'uburuki bwawe bitanu ukorera muri uru rugo ntabwo byohereza iwanyu iyo bagira ngo ugire ubwenge bugeze aho ngaho yego nicyo ushaka kwerekana ko uri umukobwa uzi ubwenge kandi ndabizi neza ko nzakugira gusa ikintu kimwe nuticunga neza nzagusubiza kwa bitanu guhereza ubundi nakabaye nta n'ibyo nguhagiye kuko nta kintu ukora kizima gituma njyana ku mafaranga yanjye kuko mba nanga ngo kubana n'abantu ngo muri mfamiye ngo n'ibyo utazagenda umuzi ariko nukomeza imico ufite nzayigurira ibyo bifite ibikoresho kwambara cyane ariko cyane umuntu w'umusirikare umuntu ufite disipurine umuntu ukunda akazi ke ariko kandi ikindi ni ukwihangana uko wabyihanganyemo ugomba kugira disipurine ugakomeza akazi kawe biriya ni ibintu bibaho mu buzima ugenda uhura n'ibintu by'ibyago nka biriya ni igikomere sinzi ko kitagushira mu mutima ariko nk'umuntu w'umugabo uri umusirikare burya umusirikare ni kimwe n'intare ugomba kubyirengagiza ukamenya ko biriya bibaho mu buzima kandi iyo ufite ubuzima uzahura n'ibindi bikomeye kurusha biriya icyo ni cyo kintu agomba kukubwira ukomeze wihangane ugira disipurine niba mu minsi mike muraza gusubira mu kazi yego John arembwiye okay reka ngende gusa urumva mba ntazi amafaranga wabisukira izo nzara shyano gusa uzongera kumbeshya nzagukubita muri uru rugo ntukorera amafaranga 5,000 si ukorera uru rugo ntabwo ari rwo bakoreramo umurayi rukunyumva nimba hari ahantu ugenda ukajya kwicuruza uzagenda uhereyo ntuzangarukire mu rugo siko bimeze nzongera kukubonana ibisuko bishyashya atari njye wabigukoreshereje nzakohereza kwa mama wawe urukunyumva sinzongeye kukubona wambaye imisego mu mutwe sinzongeye kukubona wamenyereye wihaye gukora ibintu ngewe ntazi uru rugo rwibutse ko ari urwanya atari urwawe siko bimeze wari ukoze iki ahubwo se n'icyo utakoze mva mu maso hari umunsi umwe nzagukubita shawe nibwo uzemera yuko ibintu bakubwira nta mikino birimo ntabusha Hey! Yote mguu, suba! Yote mguu,
Ase makuru imizi. Ni meza. Umeze neza. Wowe se biragenda? Nta kibazo. Ko wari umaze iminsi utadusura. Ni ibibazo by'isi. Cyangwa ujya uzana hadi. Oya. Ariko nyine nuko umuntu aba yirukanka. Subizi. Ntabwo byabura mwebwe noneho muhora mugenda bitunguranye. Yego. Bidese. Ni byiza. Hano rero wenyine. Oya, hari abandi mu gikari. Ncukuye ikise cyo kumva. Ntacyo twihuta. Ahubwo nshukura somo. Aragiye. Aho umugabo w'inshuti yanjye twandi hati. Izina ye yayikunda kuvuga yego. Niwe bavanye hano. Ushaka kujya kuri Niwe uje kumureba aramubwiye ngo nibagende. Sinzi ahantu bagiye ntabwo yigeze ambwira. Nuko ambwiye ngo birihutirwa nyine bahita bagenda. Okay. Kandi kumureba ngo tuzasubira. Nta kibazo kandi karibu nanone. Nta kibazo. Cyangwa ubwo wenda nimutanahura namubwira ko amubona. Ahubwo akora nibagiwe. Ntabwo nshaka kujya muri details za story yanjye urayizi. Maze iminsi bitanyoroheye. Birumvikana n'ukuri ndabizi. Nitakirirwa ubivuga n'ibintu byumvikana pe. Yego. Maze iminsi njya mu rugo asanga umugore arafunze. Yego. Yarafunze urugo. Yego. Rero sinarumena ngo ninjire mu nzu kuko nshobora kurumena akangiraho kese ibindi bintu byinshi cyane nanazi. Bituma rero nyine ndaraguzwa ahantu hatandukanye. Umugore we yumva nta soni afite. Huyo ni adui, ukimkamata usimtetee, ukimtetea atakuumiza, ukimtetea utapata shida. Huyo ni adui, ukimkamata usimtetee, ukimtetea utapata shida, ukimtetea atakuumiza. Nyuma y'amakosa yakoze ntiyanarenza abona kukubahira kuri umugabo we nyine ngo afungure n'urwo rugo uri mu rugo nka nyirarwo nyine kuri na nyirarwo nyine akaza kukumenya kugeza aho ngaho. Sinzi ariko afite gahunda ze ko umugore ukora biriya bintu yankoreye afite gahunda nyinshi cyane cyane muri urwo rwego rero nifuzaga ko namucunga kubera ko numva ni misiyo muba mugiyemo, ni ibiki muba mugiyemo. Umugabo wanjye yaragiye atahana imisatsi, nawe ufite amatatuwaje ngaho ubwanwa muza mwagiye muhinduka. Ni misiyo. Ikindi kintu noneho kiri kuntera ikibazo, iyi ni misiyo y'akazi cyangwa ni misiyo zanyu ku giti cyanyu? Ase wenda nifuje ko tujya muri details z'akazi kacu, ariko akazi kacu karimo condition nyinshi cyane. Hari aho gutuma bikagombwa ko uhindura ibintu byose, kuko urabizi ko mbere ntabwo byose nari mbifite. Sinatereka ku bwanwa, sinafite umusatsi, ariko bitewe na mission tuba tugiyemo hari igihe bagomba kubyina bikora.
bite nta mugiye ibyo ni birebire ntacyo tubyihoreye gusa wenda si nicyo ngicyo naringambiriye nuko bijemo urabizi urugo ruba ari urw'abantu babiri wenda wahuye n'ibibazo ariko twebwe turashima Imana ko bigihari byibura turi kumwe ntabwo rero ngewe nshobora gufata umwanzuro njyenyine mvuge ngo ndakwemereye ngo icumbi ndariguhaye ntabiganire n'umugabo iki kintu ntabwo cyashoboka ahubwo ubwo wenda iri joro uraza kureba ahantu urara nze kubanza kumuganiriza ubwo nabyemera cyangwa tukabyemeranyaho twembi araza kukubwira wenda ube waza ariko ubwo nibidakunda ntuzanaturakarire oya hano ni muri famiye dufite inshuti zanjye muri abavandimwe ndakeka ko ibintu byashoboka ntabwo nakunda kubinkorera mbese murabura iminsi ingana iki kugira mujye muri iyo misiyo tuzagenda I think 15 ejo bundi oya si ibyo ni uko gusa nyine hari igihe umuntu aba agikeneye ko ari kumwe n'umugabo we niba twahisemo ubwo ngaho nyaruka umurebe ndaza kumubwira wenda sawa se ubwo ntegereje igisubizo cyanjye sawa mwakoze umunsi mwiza nawe Nchi yote ni yetu, amani yote ni yetu, tutashinda askari wote, tutashinda adui atakimbia, adui atakimbia. Jasmine, Suzy Gaëlle, ntuzi ukuntu ari inshuti n'umugabo wanjye ndamuzi ariko none ntajya kumbera ikigeragezo yaguterese se kandi kareka ubu ngubu tuvugana avuye hano uzi ukuntu ubwo ikintu cyari kimuzanye umbaye nawe umbwire ngewe abantu bazi ngo ngira umushiha bazi ngo ndi umugome bazi ngo namuhwe bazi ngo ndi wa mugore mbega ibintu byo bihora mu hejuru ntabwo nshobora kumva abantu umugabo araje arambwira ati ibintu byambaye urabizi umugabo ubushize bava muri mishoni yaraje ngo yashyushye ngo aziko agiye guhura ngo n'umugore we n'ibiki asanga umugore ari kumuca inyuma mu buriri bwahasanga undi mugabo baza hano bavuga ibyo bintu byose urumva sho wari wumirwa ko icyanyumije ari iki ngiki abaramwe ati rero kuva ibyo bintu byose byaba umugore yakinze urugo ngo yagiye asanga uwaba wakinze Gaëlle ku muntu utari witeguye ngiye ko nditayari wabona kandi utari wabwira na somo ubwo nzi ko mumugaye ko gahunda tukaba tuyifatanya twese ko tugomba gusohoka mvaga rero nawe ugomba kuba bizi mani ngiye ikintu nshaka ko tuba umwe sibyo nshaka ko dusohoka tukajya muri enjoy tukajya kunezerwa tukajya kubyina mva tukajya muri enjoy tukanezerwa tukabyina nshaka ko turuhura ibintu by'ubwonko bikarangira dore ko vuba ahangaha dufite na mission dusigaje iminsi mike cyane yes niyo mpamvu rero ntawe uzi uzagaruka ntawe uzi uko bizagenda igihe turimo tugomba gukora enjoy ikindi nshaka kubaza uri kuba he John wenda ahantu ho kurabona ntumbeshye kubera ko nturi kuba mu rugo John abona kubeshya ariko mu kuri ko nuko ntabwo ndaba stade hano ugomba kuba namaze no gusaba icumbi kwa Solomon narabimubwiye icyo ntegereje nuko n'umugore yabyemeza and then bakampa icumbi ariko sinakubwira ngo ndi kuba hehe iminsi rwose nanjye nakubwiye stade ukiri aho tuza ujya gusaba icumbi kwa Solomon kandi ntashaka kwinjira kwica urugi ngo ajye mu nzu umugore batazamushyira mu kesi kandi koko birumvikana umugore wakoze ibyo bintu no kukwicara kubera iki se kandi ari
niwe ariko se naramuka yishuye akinjira umugore wenda agatabaza cyangwa simbizi iby'abagore n'abagabo nk'abo ngabo ukuntu biba bimeze anje hamwe ati rero ikintu nabifuzagaho gikomeye cyane ni uko mwamfasha mukampa icumbi ngo arashaka icumbi hano iwacu uzi ibyo bintu uri kwishyiraho ibyanjye ndetse nari nayemera ko mvuze ngo nguhamagare mugishe inama nkore iyo bwabaga kuko ngiye nshobora guhubuka nkamubwira ati ngwino bikaba bibi nshobora guhubuka nkamubwira ngo wize bikaba ubugome sheri iyo kesi irakomeye pe iyo kesi irakomeye uzi ko iwacu byigeze kuhaba umugabo avuye ku rugamba yaza agasanga umugore yamuciye uzi intambara yabaye noneho urimo urashaka kwikuriza umuntu ufite icyo kibazo n'icyo ngicyo ese nawe yatekereje yazaza ahangaha agatangira gushurashura ko hano ubizi haba kandi ahubwo se urabayoboye ngereka nkubwiza noneho umugabo uvuye ku rugamba uzi nawe ariko urabizi nese ubwo nkora iki mbagore n'ubwiza uko reka rero mugire inama sheri mbabara gukuramo uwo musore mfite inzu ingana kuriya wabuze iki njye mfite inzu nini mfite ibyumba mfite n'icyo aho kuba hose harahari urajya kwihata hariya mu bantu abadamu n'abakozi n'ibiki rwana n'iki ni uri umusore nanjye ndi umusore ubu wabaye umusore John wenda si ukubahuka ariko urabizi ko no mu kazi ari udukuriye urabizi ko batwigisha inyabupfura ntabwo urabona ko izina ifite mu nzego bikumenyesha inama yo kuja kwa Solomon Solomon ni turi ku ipeti rimwe ni umuntu turi ku rwego rumwe ntabwo urabona ahita mvuga ngo nje ku muntu umuriye ako kanya ariko wenda ko Solomon mukabyanze ishobora kabiri ifite n'iwanyu kuko urabizi ko nandi mwanya ariko kubera ko nabasabye imbere nahita mbabwira ngo musengenda bataranimira cyangwa amakanire okay noneho rero ibyo ngibyo byaho kuba naho kugira utebye n'ubushake bwawe rero ngubu ikintu ngiye kukubwira tugiye gusohoka tugiye gukora enjoy tubyine tunezerwe twishime ikindi kandi ngenda ndashaka kugutamo pasi oya nimara kuguhereza iyo pasi rero wirinde bya bintu by'inkundo byo kugenda bikinjira mu mutima fata umukobwa nka wa yarese nimba muri kumwe ukomenekane numubura umenye ko ari wifi nyine birashize John urukundo rwanyishije ibintu byinshi ariko ntabwo niteguye ko umuntu yawe yita anshakira umukunzi kuko ushobora wenda warebye situwasiyo ndimo ukabona ariyo yamfasha ariko kuri njyewe ntabwo nabitekereza ko nahita njya mu rukundo cyangwa se gushaka umuntu dukundana ko numva nyifite stress cyane kunda umwana nibwo stress zirarangira ibindi bintu byose byo ku ruhande abakubabaje ubundi uwo mwana niwe uzakomora ibikomere byose wari ufite John ya umwana namwizeye ikipepi kimeze got to enjoy I like you, bro. ariko uwanjye mwana none se urumva utari yaba wowe bigiye kugusenya urumva udashaka kwisenyera urugo njye none numva nkubwiye ukuntu namwikuyeho namubwiye rero njyeweho ntabwo nafata imyanzuro njyenyine urabizi mfite umugabo ngiye kugenda nganiriza umugabo wanjye nabyemera adakwemerera uze hano ariko mu by'ukuri umugabo wanjye kujya kumubwira ibi bintu ntabanje wenda kubiganiriza urumva ari nde mugabo wakwakira haje undi mugabo mu rugo ahubwo se yaba kwizeye gute none umugabo wanjye ari we akigira nabi byaciyeho yabyemera ari we byaciyeho sha sheri wapi kabisa reka nkubwire ikintu kigiye kinshanga umugabo wanjye afite ukuntu yigira umuntu mwiza nk'ubwo akaba yabyanga akajya ni uko mba mbikeka akaba yajya mu nshuti ze akababwira ati wa mugore wanjye mushiha yandi sha ntukoreye rero pe kandi urabizi ndagukunda subizi ndabizi sha ariko ibyo bintu haba impamvu y'uko binagusenya ngo ntukoreye rero ntuzi ko icyo bari njye bishimo ubu nta bandi banaziyeri kujya kubwira nyine nawe urabyumva nuko yabonye ari we woroshye nawe nugaragaza ko woroshye ubwo nyine uramworohera rero mbwira tekereza umva hano se muri ino nzu yanyu nta kintu gito
cyangwa ubwoba mumbwire ntawe ugendeye ku bintu byinshi ntabwo bisaba gutekereza ibintu byinshi cyane sibyo hano turamutse twakiriye n'undi muntu akaza wenda akaba hano nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri mwabyishimira byababangamira ese babahaye amahirwe yo kumwemerera cyangwa kumuhakanira mwakora iki havuga umwe n'undi arakurikira wenda nk'inshuti ya bosi uwo muntu arahari ntabwo ari kuvuga ngo wenda cyangwa iki ari inshuti ya bosi igitsina gabo igitsina gore gabo ubundi uzi gutera nta kindi kintu nyine wumva wazajya ubatekera nta kibazo wibagiye ko arakari kazi gasaba kwiyongera ku mafuriro yambaye inifomu yabo hariza akazongera gutukuza no ku musirikare none se ninde wababwiye ko ari umusirikare Unamwona yule mwanafunzi wetu Janja ni mtu mbaya sana, mtu hatari kabisa. ubagira inshuti z'abasirikare gusa cyangwa mwaganiriye nabo n'ubundi ni umusirikare ntacyo bitwaye ariko si byiza ko muhita mwiha gutekereza ibintu byinshi cyane sibyo wowe ngo bimeze gute baza n'ufite nabo kuko akazi kaba kabaye tuwe nyine wakiriye abandi gusarukura igitsina gabo mu rugo rumwe sinzi ko babasha ubundi muri iyi Kigali gufata umuntu akiyongera kuba wari usanga cyane ko nabo mfite n'ubundi batanyoroheye namwe muri iyi si ibiryo murya ni byinshi no kuzana undi muntu w'umugabo akajya kwiyongera kuri mwebwe kuko ntiyakiyongera kuri njye ni ibindi bintu ni ibintu bitoroshye sibyo ariko hari igihe biba ngombwa bikaba cyane ko iyo umuntu afite urugo buriya nk'umugabo wanjye ikintu yakora nta muntu n'umwe wamurakarira bahita bavuga ngo afite akagore k'akagome niko kabyanze nubwo yaba ari umukene bahita bavuga ko umugore we atera umwana ngo niwe utuma atabona amafaranga nyine hari igihe bishobora kuba wenda umuntu akaza cyangwa naza ariko ibibazo bya mbere bijya ku mugore hari impamvu itumye aza wenda ifata igaragara wenda ituma wenda yaba ari hano uzi ko ari nk'icyuma cyangwa cyangwa mufitanye gahunda ntabwo umuzi nyine ariko ukuntu wabishyuhiye gusa mpabura ku ruhande rwanjye ubundi rwo mu rwubakira muri babiri twe mu rwego rw'abo turanda turamusabiteri rwanagenda ariko we ugomba kumuka rukabarinda ku ruhande rwanjye ibyo abantu bakubonamo nuko babifata ntabwo aribo bakubakiye cyane ko unashenye bashaka amakosa yandi unakomeje kubaka bahiga ibindi buryo bikabarega muri urwo rwego rero urabanza urebe neza witonze niba bitagira ikibazo cyazamo umwanzuro ufite uyu rero nyiramama mugakandukamwa ukamazemo umwaka urumva washyushye kubera wumvishije ko ari umugabo Sasa mimi niko na habari taka na mpango akanatupangia wa kushuka kutoka juu, yani tushukie chini, mtu mwenye hata kuwa tayari, mtu mwenye hata kuwa makini. ubu se naza ntagire icyo agufasha mu bibazo byawe uzabona bayibye se uri hehe ntabwo ari wowe ugomba gucunga ibintu byo hanze wowe wirirwa wisukisha usigisha inzarute wongeraho izindi ugura amasogisi mashyashya gusa ndakubona ugura ikanzu cyane ubu uzahera mu mwenda umwe uri umuntu w'inkumi koko ni igitekerezo nyine ariko nawe ibyo bitekerezo byose utanze uhora mu ikanzu imwe ntabwo byagakwiriye usibye ko uyu munsi umugore arashaka no kuvuga
ibyo nashaka kubabwira byari ibyo ngibyo. Mbahaye isaha imwe murebe televiziyo, muraramuka murengejeho indi minota umuriro murawugura. Mushaka nimuyirebe muyizimye muyirebe ijimije. Isaha imwe murarenzaho iminota murawugura. Nderanze ko imvura itakubye. ese kase mwabaye gute? Ubundi usibye ko kuba mwenda muretse ukaba ugiye kureba match mwisa mwe waduhaye harimo filime ya Rocky yose narangiye Tutararengaho rero Jude nakuvumbuye ahantu ukora twaturumwe twa hato na hato wifata selfie nahabonye. mbonye Kubera Abura bari mu bitwo nyana tunwaye imbaraga z'ikinyobwa. Ubonye imbaraga z'agacupa we. ubu se ngira ngo iyi saha wabaye duhaye Njaravuze ngo ndabagisha inama n'abantu bagiye kudusezerera. Nari nangiye kubaza ngo itike nanga yeje wacu. njye nanjye gutekereza noneho niyikanze naje yinkuze none kunambwiye ngo mbura mwikanze mwewe Ntabwo ari wowe wenyine njye se ntabivuzeho njye ubona njya mpindura. noneho uburyo ufite ubwenge bukeya ngo imyenda yanjye barebye kandi ubizi ko uri ku muryango. Ubwo ntabwo ari umuntu washyizeho. Ibaze ahise agenda kureba n'ibindi bintu bibye kandi urabizi ko ari amasafuriya bibye. Bakuruhukira bakubwira nawe nanjye unyihimureho. Ubwenge buke. Ufite ubwenge Gusa bwinshi. cyaba cyiza. Barazwe ngo turebe isaha. Ubu tuvugana ngiye. Ubu tuvugana rero ngiyewe. Ikibuga nyivuyemo n'amacirewe. Ni wareba amatete. Ikibazo nuko nishimiye gusa boss mwavuze tubwiye neza. Urahaze sha. Telekomande se wayitahe none. Twe wishyizeho we bakubona ugenda. Atafariki nakwambia. Yaani tunaruhusiwa kwa upande wetu tuwe tunajifanyia funzo, sio kwa upande wake tu, na kwa upande wa sisi tuwe tunajitayarisha. Ndio. Yaani tuwe tunaamka hata ziwe saa 12. Ndabizi ko nagerageje kubasura kugira ngo ndebe imyitwarire yanyu. Nasanze mwese mwitwara neza uretse umwe muri twahuye n'ibibazo ariko nabyo yabyitwayemo neza bya gisirikare. None rero nagira ngo mbamenyeshe ko matariki 15 mugomba kujya muri mission. Hari umwana washimuswe, twagerageje kugira ngo tujye mu mishyikirano birananirana, ariko biba ngombwa ko tugomba kujya gukoresha imbaraga. Murabyumva? Yes sir. Kandi nizeye ko muzabikora kimwuga. Dear friend. Akazi mumenyereye, ari akazi ko kwiga, ni akazi mumazemo iminsi, kandi mfite icyizere ko muzabishobora. Yes sir. Ikindi kandi ejo mu gitondo tugomba guhurira kuri office. Dear friend. Murabyumva neza? Yes sir. Okay. Karona ngende gusubira mu kazi. Ejo tuzahurira hariya kuri office. Yes sir. Yes sir. Sibyo? Yes sir. Oui. Injira. neza ko nakuze hano Wisa. ngenda mail Okay. yego Give an touch. nice to meet you Gaye. yes Umusirikare. hari uwo nzi Ndumva igeze n'atarumba mbere. abo bose bari Abaye. mu rugo Gaye. Hari hasi. umugabo we nawe hari Nawe hari. Nanjye naje nawe nasanze. okay ya ni butsanari ndajya kwamureba ubwo nimubura n'amakazi ubwo ko naje nababura
tufanye funzo. Saa 12 itakuwa ni asubuhi sana. Tunapaswa tuwe tunaamuka saa 11 asubuhi. Ndio apate tumeshafanya kazi kabisa. Mimi kijana wangu. Yaani uko tayari? Tuko tayari kufanya kila kazi. Wewe nakuamini. Bogari akusebura Hasina bayigira ibikiwe shabura nanjye namuha pe Hasina ngwino mubwire Shugayire yakubwiye ko yageze hano nta kintu kimwe yambwiye okay ahubwo njye mbanza nkwibwirire sibyo mfite ibibazo bibiri ako ngiye kubanza icyoroshye kuruta ikindi yaje hano kare ngo aje kukureba mubwira ko wari ujyanye na wa mugabo wundi arambwira ngo arashaka kudusaba icumbi byambwiye byinshi kandi nawe ko biri kose urabizi by'uko umugore we yakinze ibiki byose rero ngo mu buryo bwo kugira ngo hareke kwirirwa zerera ngo arashaka tumufashe byibura bari hano muri make yari yabimbwiye yarabibwiye ndamubwira ati ntabwo nahita mfata umwanzuro banza kubitekerezaho ni niyo mpamvu nigeze mbikubwira nise nimba mwarabivuganye yabimbwiriraga iki yategereza igisubizo cyawe maybe ashobora kubona naratinze nuko tumaze n'iminsi tutabona nako bakwirwaga agendana na John ifite akandi karaka ndimo ndakora nyine ukaya nanze kubibabwira ntabwo nahita none ubwo tubyihorere nimba yarabikubwiye uri mushiti wanjye twabyihorera ahubwo turashima Imana ko yabikubwiye ariko none wowe uri kumva yaza wowe ku ruhande rwa nyine urumva mushiti wawe yaza hano akareka kwirwa azerera nose shiriya kugira ngo yirwa bongera ntihasanga muri uru rugo rurimo umugore n'umugabo nabo batabwirana buri kimwe rurimo umukozi w'umuhungu n'uw'umukobwa sibyo mbe mushakiye umugore hafi ntazavunike ajye gutera kari agakobwa inda dore ko nako kirwa kapayutse kabuze umugabo hano hafi none ntabamuzanye hano mu rugo rwose nabakingiye nkuzi yo bwabaga nkabankoresheje ubukwe butagombera ibintu byinshi hano mu rugo ariko gahiri nagagira icyo ushaka nuko baterura mukobwa nagagira ate nagagira iyo mico nagagira iyo mico umubiri we urawugendana twarakuranye mwarakuranye wese kuri umugabo ari kuba gusaba iki ubu urashaka ze hano atera inda noneho nyuma yo kuzana umugabo mu rundi hejuru y'undi mugabo tugerekaho n'abana ariko nahise ariko yakubwiye ko aje gutera inda mu rugo umva nkubwire ntabwo yambwiye ko aje gutera inda mbwiye ko ashaka kuza kumara iminsi mike hano sibyo ariko nanone njyewe nekereza ibintu byinshi cyane ni umugabo hari kariya gakobwa ngo ni Judy kirirwa kameze gake si agakobwa ke si umugore we si mushiki we ntacyo bapfana kuba bagira icyo bakora birashoboka noneho urebe uretse banza urebe uriya mukozi w'umuhungu
abantu bose muri urugo bare uriya amafaranga dukoresha tugerekeho umugabo mukuru ni gute se urugo rujya gutunga umuntu ungana kuri nese ubundi akazi kose mukora ntago yafata amafaranga ajya kuba muri rogera ko ziba zihari za make wenda hoteli naba nkabirije buretse none mbaze turweke n'iby'uwo mugabo gusa ngiye ntago byakunda ntabwo yaza kumbira mu rugo niba uzabimubwira niba azagaruka no nkabimubwira ntago mbizi ariko ntago byakunda kandi mbabare kubwiye ntabwo nshaka ko ngena kubivuga nyihera amakuru y'ukuntu mwenda gusubirayo ukaba nta kintu wambwiye aya makuru zindakubwira si ngombwa kumumenya mbwira ukuntu mwenda gusubirayo nkaba nabizi ubu ukeka ko nakugirira icyari nk'ababwira ngo yigenda ngende njye nawe ntabwo duhuje akazi ntako kubifata nta nubwo nanabifashe nta nubwo uzi ukuntu nabikubwira kuko ni bibi cyane ni gute umugabo nyine apanga ikintu kugenda yangiza nababwira umugore we ese ubu ufata nk'umugore wawe ariko buri kimwe ntabwo ari ngo nyikubwire nagomba kubitegura gake gakeya nkaza kubikubwira gake gakeya ubundi meze gute reka shiri barabitubwiye batubwira ese ngewe ndi haduyi ngewe yego ndi haduhira uzambwire nimba utafata nk'umugore wawe mbimenye ahubwo ibyo bintu byawe noneho ngewe ntuzongere no kugicara cyo mumbwira ujye ubyigumanira wimenye ndanagusabye ntiwirirwe ushaka no kuza kubimbwira waza weya ariko mani nawe ufite morale nyinshi bikavyo byinshi ariko ntabwo ujuru rega tuba turi mu kazi wawe imyitozo nuko nawe uzajya worosha mani cyakabisa ariko rero umeze neza nkajyanje neza ibintu by'imorale juru wagira ngo umuhungu wajanje mu kazi nuko tugomba guhora dukora mu kazi nuko cyakabisa ariko rero jo ndina no bisa bisa nitwa agiye ku twese dukoresha zino mufu yego agiye kuduhindura nibyo byiza tugomba kugira umwenda umwe usa twese byabashimishije ndavuga ntibana kagiye kuduhindurira ariko nyine wese bishimishije umwenda kabisa bamwe nabo wapi kudusaza nibyo byiza kabisa none se amakuru ya Fande Job Fande John yansize ahambwiye ko agiye azangerera mu rugo akampa amakuru ariko kugeza ubu nta makuru aramba n'ubu ndacategereje ariko azayamba ako cha Fande John ni cyana ciza ni mwiza ko ni cyana ciza cyane ariko none kikubona nyene yuri ufite kamera ruri imbere ya waza we nyene ufite dukavyo kikagukunda ariko none naragenda mu nasafa gute mu rugo amakuru kandi mu rugo wanywa neza neza kuko muri petit ngiye kupasinga akibimbiye narishimye ese ninjira umva neza ndavuga Imana shimwe numva ndishimye kabisa muri bipasi meze neza ufite iki kibazo are you okay uje kwitujya mu maso yanjye kuri
Wizeye kuzandura. Uzambye aho kuzana minutes. Ndaza kuzigonagura nawe. Sura ndi kureba. Si. Umeze ute se? Meze bon. Umeze bo? Wowe umeze gute? Fresh. Kumeze gutya se? Shaka mbere gute? Shaka nicare nkuko wicaye se? Okay, noneho reka nkwereke. Yes. umudugudu wose nzawutwika dushiremwe morale ya wazaweya I was missing you. Okay. Noneho reka dukine agakino. Yes. Yes. Okay. Close your eye. Amiriza. You first close your eyes. Tufunga amaso. Sinjye director. Okay, no way director. Okay, wajyana kibazo. Noneho ugiye closing amaso yawe. Tugongane. Gute? Like this. Accident. You mean urashaka dukora accident?